Saidi, mwene Ruyonza Hasani na Mukamutege Paul. Arubona amaboko ya Semana warugugura wandusha. Navukiye mu ntara y'Amajyepfo, Busasamana i Nyanza ya Butare, Kavumu Umuganda. Nize amashuri abanza 8. Rero ubuhamya ngiye kubasangiza ndahera niga mu mwaka wa 8. Niga mu mwaka wa 8 nize ku misiyoni Nyanza, nigishwaga n'umwarimu witwaga Kagorora Emmanuel. Kagorora Emmanuel ngira ngo mujya mumwumva muri ya ndirimbo ya Nyanza. Kagorora yari mwene Kagabo yari inshuti ya papa. Ubwo ngenda hera muri ari ikintu kimwe abantu bakunda guhakana jenoside ko itateguwe. Jenoside yarateguwe kandi itegurana ubugome bwinshi n'ubukana bwinshi. Kuko ngira ngo uri bwumve ubuhamya mbaha, burabaha yuko jenoside yateguwe, jenoside atari impanuka. Abapfobya rero n'abahakana jenoside ibyo babyibagirwe, kuko jenoside yabaye ku manywa y'ihangu abantu bose bari gikora. Kagorora yarambwiye ati rero Saidi, ushobora kudatsinda kino kizamini cyare, ushobora kugitsinda ariko wagitsinda ntibemere ko uzajya kwiga. Rero agiye kuguha amahirwe yo gukora ibizamini uko ari bitatu. Icya mbere cyari cyo gushushanya nari mbizi. Icya kabiri cyari cya seminari. Icya gatatu cyari cyo ngicyo cyari. None harambwira ati ndabizi ko papa wari umusiramu, uzagende umubwire ko ushaka kwihindura izina ukavugira umukristu ugakora seminari, kuko ushobora kwitsinda. Rero ukuntu nakundaga ishuri, njya kubwira papa, ntashye mbwira papa ni ko Kagorora yambwiye ko kugira ngo nzakore seminari ari uko nzahindura nkaba umukristu. Ntabwo wabyemera ko nawe umukristu noneho ngakomeza amashuri, azabona uburyo atsinda nkajya mu mashuri. Papa aravuga ati ntibishoboka, ntabwo umwana wagira mu mukristu. Ntabwo ibyo bibaho, ubwo nuyabura uzayabure, n'abakuru be barayabuze. N'ubundi icyo mbajyanira ku ishuri ni ukumenya kwiyobora. Ntabwo n'ubundi ndabizi n'abakuru be nibo barushaga ubwenge, abo ntawe bigize abona amashuri. Nkora icyo gushushanya twagikoreye mu by'Imana, icyo gihe twagikoze badufotora abazungu, cyo muri Ecole d'Art de Nyundo. Ndagikora, igihe cyo kumanika amanota baratubwira ngo bamanika ku Gisenyi muri Ecole d'Art de Nyundo. Ngiye iwacu ngo bamite icengeyo, baravuga ati wowe ugiye Gisenyi ntiwagaruka. Kandi kuko ibyo bavuga byari byo, kuko nge wenda umurambo ngana niya ubundi kera ari gato cyane, nari gato karekare k'izuru karutwa n'izuru. Nukuvuga ngo dukoze ikizamini cya leta, ndagikora ko nari umuhanga pe. Ndagikora ndagitsinda, bamanika kuri komine Kigoma. Haji Hamada uriya w'Inyanzi Mugandamure ajya kuri komine hanyuze, arebye abonaho izina ryanjye bica mu mpaka Saidi. Araza icyo gihe imvura yarabaga, ndabyibuka hari ku wa 4, aratubwira ati ntabwo ari witwa Saidi, ni njyewe, bica mu mpaka ntiyego. Rero uramanitse kuri komine ko watsinze izamini cyane. Ubwo nahise nsaba itiki iwacu, ndatega ndagenda. Ngezeyo sanga bashyizeho bica mu makaruwe. Numva ndababaye cyane, ndaza mbibwira Haji, ndamubwira nti rero ngezeyo nsanga hariho bica mu makaruwe. Ati ubwo nyine bagukuyeho niko bimeze. Ubwo ndakomeje, icyo amashuri kirarangiye. Rero abana b'Abatutsi twari tuzi kwirwanaho. Nahise njyaho bita ku Bigega kugira ngo mbashe kwirwanaho. Ndagenda nkora ubucuruzi nk'ubw'abandi bakoraga. Icyo gihe nagiye mfite imyaka 15. Ndagenda ndakora,
ngeraho ngura igare nkajya ntwara abagenzi nk'uko abandi babatwara. Icyo gihe nacyo komanda w'i Nyanza aza gutegeka abajandarume ngo umwana w'umututsi utwara igare muzabona muzamufata. Icyo gihe baradufashe turi abana batatu, batujyana kuri brigade y'i Nyanza. Batugejejeyo komanda ahita atubwira ati mwebwe mugere muzana ababyeyi banyu. Ndagenda azana muzehe wanjye n'abandi bazana abandi. Tuhageze komanda aratubwira ati rero mugomba kunsinyira ko utazongera gutwara igare. Turasinya. Tumaze gusinya aratubwira ati nimwongere, atwereka nta mpongano y'umwanzi, nimwongere nzabicisha ubu buhiri. Icyo gihe yatujyanye muri brigade imbere twara abana, atwereka agahanga k'umuntu kapfuye. Bene buriya buhanga kari agahanga kaba k'umuntu wapfuye, akatwereka kari mu nguni, ati nzabagira nk'uyu nguyu. Arongera atujyana inyuma, atujyana ahantu hari icyobo, aratubwira ati ubundi inyenzi nkamwe iyo maze kuzica nzishyira muri iki cyobo. Ubwo rero aragiye sanureka igare, maze kureka igare nyuma mbona abandi bana barisubiyeho bari kurigendaho, nanjye bijyaho. Ariko muri 90 baraje, ubwo n'icyo gihe ni muri za 90 baraje bafata iwacu, bajya iwacu bashinga amabariyeri yinjira mu mujyi wacu Muganda. Bashinze kwa Hamada, bashinga ku Gasoro, bashyiramo bariyeri z'abajandarume. Hari umujandarume witwaga Dani. Uwo mujandarume naje kumunyuraho abaramfasha. Ati wa mwana ntago ari wowe twabujije kuzongera gutwara igare. Amwana ntabwo ari njye. Ati ni wowe, shyira igare hasi ndagushyira komanda. Mujandarume haza imodoka ari ivatiri, ahita ajya kuyisanga, agiye kuyisanga. Ahise negura igare. Ndarinyonga agenda ndeba inyuma, ndagenda ageze hafi y'amashuri ku Bigega, abarambonye ahita abwira iyo vatiri barakata baranyirukanka. Ndagenda nkata ku mashuri, namanuka aho bita kwa Bosco Runiga, usomanuka ijimukoni. Ariko wa gatatu abantu bo mu mayaga bari bazanye imyaka baje Nyanza kugurisha, barambonye noneho bagira ubwoba ukuntu babonaga ngenzi igare, n'ukuntu umujandarume anyirukankana afite imbunda ashaka kundasa ari gushyiramo amasasu. Ubwo Dani yarapfukamye, ababyeyi nabo bari bazanye imyaka barahagarara baramuzitira, abura uburyo ndasa. Nanjye ndiruka, nari nzi kunyonga igare ndamusiga, ndagenda nyuraho bita mu Mutende, ndazamuka za Buruba, ndagenda nyura mu Kirundo, ndagenda nyura i Muganda muri nyuma, ndaza nahageze nka saa 12. Hageze sanga ababyeyi banjye n'abaturanyi bahuruye, bavuze ngo umwana uko aruyonza yapfuye. Icyo rero ababyeyi banjye bahise bambwiye bati rero Saidi, aho kugira ngo uzadupfire mu maso, sanga bene wanyu i Kigali. Kuko hari i Kigali nge hari umukuru wanjye niwe wayoboraga ibigo by'abanyamyuga witwa Harerimana Isa. Bino byo muri Kora yayoboraga iki cyakora, iki Kora Kigali, Kora Gisenyi, Kora Ruhengeri na Kora ya Butare. Ubwo Isa akaba yariganye na burugumesitiri wacu wa Kigoma. Ubwo icyo gihe kuza i Kigali byari resepasi. Noneho mu gitondo cyaho ndazindutse, bampaye itike ngiye kuri komine. Ngezeyo asista burugumesitiri niwe watangaga iyo resepasi, yari umugabo mugufi n'ubundi amwibuka, simuzi ariko mubonye namumenye. Uwo asista burugumesitiri aravuga ngo wowe ntabwo ugiye i Kigali, ugiye mu Nkotanyi. Amugagiye ntabwo ngiye mu Nkotanyi, ngewe ngiye mu Gakinjiro kwiga imyuga. Umugabo aranga, yanze ndataha nsubira imuhira. Subira imuhira kuwa gatanu niho abaturage babazaga ibibazo, bafite ibibazo. Ndagenda nanjye kuwa gatanu njya mu kibuga cyari aho ngaho kuri komine Kigoma. Ubwo ngo burugumesitiri abaraza akihagera, kubera ko burugumesitiri yari azi data, se wa burugumesitiri yarazenye na papa. Na burugumesitiri yari yariganye na Yisuye mukuru wanjye. Ahageze abaramoye ngo niko kana we ntabwo uri kwa Ruyonza, wa mwana we. Namwe ndi kwa Ruyonza. None se urashaka iki? Ndashaka resepasi yo kujya i Kigali, kandi asista yayinyimye, bari begeranye. Iyo asista yayinyimye.
aravuga ati genda uhita uyandika umamagare bite nyitera kashe ahita ajya i Kigali. Uyasanze mukuru w'i Kigali ndamuzi yitwa Isi. Ubwo bahise bayimpa ndatega nzi i Kigali. Ngeze i Kigali rero nasanze bakuru banjye banyigisha umwuga koko, ariko mw'icyo gihe hahise hazamo inkubiri y'amashyaka menshi. Icyo gihe aribwo amashyaka yavukaga, ubwo tujya mu mashyaka. Icyo gihe nanjye nari muri PER, hari PSD, PER, PDI, za CDR, njye nari muri PER. Icyo gihe PER yari yanzwe cyane ko baravuga ngo PER ni inyenzi. Ubwo rero natwe nk'abasore twakoreraga hari haruguru mu Gakiriro, kuko urumva bari batumereye nabi, twabashije kumva ko tugomba gukora solidarite, kuko ubundi kera abantu b'i Nyanza ntabwo wamenyaga umuhutu n'umututsi, twese twabaga turi umwe. Ngira ngo nababwira amazina y'abo basore twabaga turi kumwe. Hari Isenge Twaha, Peke, Sumaye, Karonda Muhire, Murisho Bagaruka Hussein, Rashidi Kaburame, n'abana Rugaju, Saidi Munehe, Baryinyonza Hamada, Eugene Masisi, Sumaye Kubwimana Blaka, Bandora Nahayo Ari, Karisti, Rudakubana Jean Paul, Nyonza Idrissa. Nukuvuga ngo abo bantu bose ubu ngubu usomye ayo mazina hariho abantu 6 bonyine, abandi ntibakibaho. Ubwo ngo cyenda narakoze inani atabaruka ishinge niho nubatse, maze kuhubaka shaka kugira ngo nyagure, uko icyo gihe yari ifite ibyumba 3 na saro, shaka kugira ngo igire ibyumba 4 na saro n'urubaraza. Yari biti twabiguraga hari hejuru. Abazi Katabaro, buriya Katabaro ntabwo yari ifite amazangana kuri. Katabaro buriya habagamo ingo nkeya cyane, ko ku manywa y'ihangu hari umukenye n'inkwavu zabaga ziruka. Rero twahageze twe ingo ari nkeya. Nagiye kugura ibiti hejuru mu ishyamba, iwabo witwa Kazehe w'Interahamwe nibo babigurisha. Ngezeyo umukecuru tugura ibiti, tuguze ibiti arangije arandeba arambaza ati ariko wa mwana ko mbona uri umwana, aya mafaranga ufite ubundi wanyu ni hehe? Ndamubwira ni ngewe rero iwacu ni Inyanza. Inyanza yahagana he? Inyanza ya Butare. None se mama wavuka he? Ndamubwira mama avuka Masango mu kaberi kadaho. Arambwira ati se mama wawe ababyeyi be ni bande? Ndamubwira ni mama umubyeyi we yitwaga Rwamirera. Aravuga ati wa mwana ati ngiye nakurebye mbona uri nk'umwuzukuru wo kwa Rwamirera. Noneho uwo mubyeyi abavuga ngo jenoside ntiyateguwe, yarateguwe, kuko icyo gihe nguri ibyo biti n'uwo mubyeyi byari 9 nukuvuga ngo uwo mubyeyi yahise abwira Kazehe, uwo muhungu Kazehe yabaye Interahamwe ya Ruharwa hano, yari majoro niba atanga imbunda Katabaro. Yahise amubwira ati Kazehe, uyu mwana umunsi yagize ibibazo uzamutabara. None se uwo muntu w'umubyeyi w'umuturage uvuga iryo jambo ngo nzagira ibibazo ngo umuhungu wazantabare yabikuye? Ahubwo ni ukuvuga bo bari bafite ibanga rikaze cyane, bari bafite ibanga ngira ngo bababwiraga mu ibanga rikomeye ku buryo barihamanaga ariko twe tutabizi. Kandi ko kuko akazi uko mubye irya mukuru ntirihera riratinda, uko umubyeyi yabibwiye Kazehe kugira ngo ndokoke ni Kazehe wabigizemo uruhare. None se ko bavuga ngo jenoside ntiyateguwe, umubyeyi yabwiye umusore umuhungu we 91 9 arandokora, ubwo se rero abapfobya n'abahakana jenoside ibyo babyibagira. Rero icyo gihe nanone kuba mu mujyi wa Kigali byari ukuba ugomba kugira icyo bita permis de residence.
icyangombwa cyo gucumbika mu mujyi. Muri iki gihugu twagituyemo turi abatutsi, ariko twahuye n'ingorane zikomeye cyane. Kandi ngira ngo ingorane nahuye nazo si njye njyenyine, ni igihugu cyose. Kuko no kuvuga iyo jenoside yari yarateguwe n'ubuyobozi, kandi nako n'ubutegetsi, nta nubwo bwari ubuyobozi. Ntaza kwibeshya ngo mvuge ubuyobozi. Ubuyobozi ni ubu dufite ubu ngubu. Ubutegetsi rero bwa kera ubwo Karushara njya kwa Peremi. Ubwo bisaba ko Jean de baramfataga bati permis de résidence nkayibura, abaha amafaranga 300 ya kera. None birandambira navuga se muzajya buri gihe ntanga 300 yo gucumbika mu mujyi. Sundi wajya kuyaka ko nubatse. Buriya Karushara niyama, ariko Karushara akaba umugabo akaba mubyeyi mubi. Yari umubyeyi mubi, yari umudamu ufite nka metero 2 n'igice. Yari ikigore kirekire cyane cy'ikigome. Wajya ni shitani. Wanza yaravuga indimi na shitani. Noneho ubwo ngubwo hari umwana wo kwa Nyirantibimenya w'umuhungu, yari inshuti witwa Bandora twarakoranaga hariya. Bandora no muri famiye. Ubwo rero uwo mwana wo kwa Nyirantibimenya kubera bateranaga umupira, yabimutekereza ndamubwira ntari ko kana ko ngiye nabuze permis yo kuba mu mujyi wa Kigali, kandi abajana bagahora banzengereza. Ubundi wajya ukambwirira nyoko wanyu ko Nyirantibimenya yavaga indimwe na Karushara, wajya ukambwira nyoko wanyu bakama permis de résidence. Mungu tibyo ngibyo tibiroroshye, wowe uzaze ugerenge. Agenda umwana yari kumwe na Karushara hariya muri radirishya ryo muri salo. No Karushara abaga yicaye, bona yicara kuri yari muremure agasumba na radirishya. Noneho bari batonze umurongo nkaho imbere, njye nabaye wa 10. Noneho Karushara umwana baramubwiye ati wa muntu nakubwiraga ko amera permis de résidence nuri. Ahita areba ngo niko nanga kumwiki ngo niko nacece. Aravuga wa musore ambwira terega niwe babwira. Ni njyewe ni ngo gwino. Amigera ntawe. Ngo ntabwo zitunze mu murenge wanjye. Abera se yari ingegera ko ngende umukozi nkorera hara mu Gakinjiro mu mujyi. Abantuye hano hejuru narubatse. Oya wingegera nkamwe undi abatutsi yabitaga ingegera. Niryo zina yabitaga. We narubwo yabitaga inyenzi, yabitaga ingegera. Avuga ati ingegera ntara gushaka ibyango. Atabwira uwo musore ambwira ati kana atubingegera niyo waza ati itugenda ava mu maso aho. Ahise niruka ndagenda ageze mu mujyi, araho twaryaga hari ahitwa kwa Kagaba. Umugabo umwe muremure wahakuriraga ndabimutekerereza, arambwira ati ariko ufite 2,000 ndabifite, none se wabizanye nkayikwakira kwa Mbyariye. Musore ndabimuha, aragenda ha secrétaire wa Mbyariye he arayima n'ubu ndayifite permis de résidence ngiyi. Niyo mu byangwa narayirokwenda ndayifite. Ukuvuga ngo rero nagira ngo mbwire abatoya uko bakuru umwe murabizi. Uriye hari igihe bababwira nk'umwana w'imyaka 25 y'umubwiye jenoside, arakubwira ati ariko ibyo bintu byabayeho cyangwa birashoboka. Rwose birashoboka ko twe twabinyuzemo, turabizi ni amateka yacu. Ubwo kuri icyo ngicyo nanone ndataha ari nimugoroba ndi kumwe na mubyara wanjye rudakubana n'ubu nawe ari hano. Turaza tugeze hano munsi y'umurenge hari nka saa moya. Twageze abajandarume baradufata, bari abajandarume babiri. Umwe afata rudakubana yari muremure, undi asa naho aringaniye. Amwaka ibyangombwa arayijara muri. None njye wamfashe fatwa no, ariko wafashwe na rudakubana yari mu ntara y'Amajyepfo. None mfatwa no mu ntara y'Amajyaruguru. Ubwo rero mu Majyaruguru arambwira ati wa mugabo rero ufite ibyaha bitatu. Avuga si ibyaha afite nibi. Uri umututsi, uri umunyenduga, uri umuswayire. Ko nari ifite n'ikarita y'ubucuzi nayo nayimuhaye avangura nagese. Avuga se amugabo ibyo byaha undega. Ibyo byaha ni ibyaha. Ngo ni ibyaha ngo bwino mujyane ka Kigali. Igihe hari hamaze kuba nk'ikenda kabiri. Kandi icyo gihe bajyanaga abantu ka Kigali bakabica. Nabo bango jenoside ntiyateguwe. Abasore iyo bakonaga uri umusore wambaye neza,
barakuzamukanaga bakakujyana ka Kigali ubwo abaranshoreye ariko ndakubona bamureka ndakubona anyura inyuma aragenda ahura n'abitwa amajyariba arababwira ati se ko Saidi bamufashe bigenze barakurikira turagenda tugeze yara kuri mazi ariko uwo mujana barakora ndakubona akayamubwira ariko sha ubundi kwiyongeye mfasha abantu biwanyu nabazengereza mwebwe mwafata biwacu mukabazenye natwe tujye tuzengereza biwanyu none mwega uwo mujana we uwo mu majyepfo ari kundengera uwo mu majyaruguru yanyu turagenda tugeze mazi majyariba niwe waje aravuga ati umwana ni uwacu umwana wigiraho umujyana ni uwacu ntago ari inyenzi murekure yarande kwiko ndagenda ubwo rero ikindi ngira ngo muzi intera hamwe za Kimisaga. Kimisaga yari ifite intera hamwe zimwe sinzi uko nazivuga. Duhere ku kidirishya. Ngira ngo muri buka mitingi intera hamwe ku kidirishya. Ukibuka mitingi intera hamwe ku kidirishya. Ukibuka mitingi intera kuri fina. Hariya kuri agezeyo ageze kwa Matusera amaze kunywa fanta hari nka saa moya intera ameze zabuze n'inyenzi mukurikira kumwi icyo gihe bamukurikiye abenshi abaza tusha tumugiye kandi tuyano kwa Manuel Papa Eric ari umugabo mwiza cyane tera umuma witwa Mama Eric barabati ubwo mujana baraza arabwira ati se Idirisa mugiye kwica ni inyenzi koko bati ni inyenzi baragenda bahageze Idirisa azi ati noneho ubwo ari iyi ngiyi inyenzi twatwara yibuze ni muyimenye ijyane ka Kigali wabaramo umuhaye aho umuhaye bageze hara kuri mazi aramubwira ati Idirisa rero baragiye kukwica we ntusubire mu rugo reba huki Idirisa nibwo yagiye ararongotana yagiye arara mu mashyamba hejuru iriya turamushaka turanamubura mu gitondo cyaho nibwo twamubonye turamubwira tuti rero Idirisa wowe n'ubundi hano urabona uri ikibazo reka tukwimure tukujyane niburi Nyamirambo igihe twapakiye ibintu bye turabijyana bijyana kwa mubyara wacu hari Nyamirambo twita Piruje bitwa Mama Mina barabitubikira bya inzu mu biryogo reka rero mbabwire abantu bongera n'ubu ndakomeza bivuge abantu bavuga ngo jenoside ntiyateguwe jenoside yarateguwe kandi iteguranwa ubuhanga bukomeye cyane 9/3 twebwe Katabaro bashatse kutwica intera hamwe ziraterana ziravuga ati noneho tujya kugota kubera ko urabona urugo rwacu barwitaga mu rugo rw'inyenzi mu rugo rw'inkotanyi muri inkotanyi ziri babagamo turi abasore bageze muri batandatu ariko bakatwita inkotanyi kuko uriya mubyara wanjye rudakubona nibwo yari akiza yari umwana w'umusore wabone ku muhanda umwana w'umushiki wanjye wo kwa mama wacu yari akiza kubera n'inzobe cyane abyibushye bamubonye barabamura kaporari w'umuganda ubwo rero bati bazanye na kaporari w'umuganda mushyashya muze tujye kwica baraza baratugota ariko mu gihe cyo kutugota hari umuntu watugira inama aratubwira ati rero umunsi muri guteka natwe tuvamo turagenda duhamagarana ba Murisho bari abasore bose nabuze hejuru turaza tugera hejuru hari amashyamba hari ishyamba ryitwa Karera iryo shyamba ryaradutabaye cyane buriya abantu bataba
muri 90 bajya kwiga ibya gisirikare aza ari serije. Noneho ajya kurwana ku rugamba aribo babitwibwiriraga, agezeyo inkotanyi zirabarasa bose ziramumara zisiga twaha muziraje zitarakana mukaza bararazi kwibuka yarirukansa arabasiga aragenda ngo asimbuka ikigunda agenda goma. Ageze inahangane bwo yabwiraga bamuyoboraga ati ngiye ntago nzasubira ku rugamba ndi umurwayi wo mu mutwe arababigira gutya. Agize gutya tujya kubona tubona batoraga tabazi n'imbunda atagiye kurasa. Tubona amagerenade batangiye gupfundura. Yarababwiye rero nta kundi turi bubigenze. Mureke twinjire mu nzu. Bose twinjira mu nzu. Twinjira mu nzu turafunga. Rufunze icyo gitari cyase kiza iwacu. Kiranje gitangira gutera amagerenade hejuru y'inzu. Kiratera amagerenade bakubita inzugi zirabananira. Ngo nge naragenda munsi y'igitanda muri salo. Noneho narahengereza gutya mbona amabase yose yabaye uburere. Noneho ndebye gutya muye mu gutwe ndebye hejuru y'amabati, amabati yose yarangiye n'umwezi uri kubona mbega arabona nk'izuba riva. Noneho ndababwira rero abo twari turi n'abagabo bavandimwe turapfuye kandi akwiye dupfire mu nzu. Reka tujye gupfira hanze twe turwana. Uri umugabo akugira ngo apfe yiruka yapfa rwana. Ubwo twarasohotse ni nanjye wafungura urugi bwa mbere ndarufungura. Nyirufungura bangubita ubuhiri nta mungano y'umwana uzihana bangubita indi kwitaka banituye hasi. Ndakubara barasohotse bamutera inkota mu nda amara barasohotse. Bakaristi barasohotse baramufasha bamukubita ubuhiri nawe. None ndakubara bamukubise ubwo batwana bumvise amagerenade n'amabunda n'ibiki biri gusakuza bose bazamuka birukanga baje gutabara. Baje bajya hafi y'inzu y'uwitwa Habiyambere abari hano baragenda bariho babirebere. Ariko twakaba yaratubwiye ati rero uriya mujya mufata amavoka mukanga ziriya ntera hamwe bazagira ngo ni gerenade. Ubwo batwaha baje bafite za voka twaharaza ayibatera ziriya ntera hamwe nazo zari hejuru y'umukingo kwa Hamada kwa Baryinyonza hafi yo kwa Saidi Muneye yitwa Spirian. Yahise ipfundura gerenade. Ipfundura gerenade ipfundura nabi kubera zari nyinshi ibirazifasha. Mu byashimishije mu buzima nuko iyo Spirian yahise itobakamara apfamo intera hamwe imwe izindi zirakomera. Noneho Spirian yakamubabwire nawe rero. Spirian twarakoranaga hara mu Gakinjiro nakoraga amarade. Ariko Spirian yari sederi. Noneho Spirian ashaka kurokirika umwana we wacu Nyanza. Namubwira icyo gihe namubwira ariko wowe ikana urambara ingofero ya sederi uri umunyenyanza. Ugatangira ngo mumwice ngo ndabaza. Icyo gihe Spirian yahise anyangura urunuka. Yahise anyanga aranzira. Ariko nukuvuga ngo iyo Spirian ataza gukomeretswa n'izo gerenade ntabwo nari kubaho. Nukuvuga ngo rero icyo gihe bamaze gupfunda izo gerenade abandi baraziteye nizatwirika bazitera batwaha bazijugunye twaha arazifata. Bazifasha abirukanga yarabazamukana bageza mu mpinga hejuru. Aragaruka icyo gihe jeba na Karisi bari batuzamukanye aratujyana aho muntuze. Hari umwana umwe witwa Rumunda yatubyinana iwacu mu nzu hariya ari haradutse abajene abitwa bakamerewe. Wacu twageraga radio rero nziza tukaza kubyinira muri salo kwa Idrissa. Noneho ubwo Rumunda kandi twari tuziranye urumva yari umwana tubana. Rubanda kayavuga ngo Saidi y'ungu ni inyenzi. Ariko nkuko kumubita bahise banyambura ikote ryarimo 30 n'irangamuntu barabijyana. Baravuga ngo Saidi ni inyenzi nkabwa ngende ntabwo ni inyenzi ndi umuhutu. Ntabwo ndi inyenzi ndi umuhutu. Wantwariranga mu nayizana ibereke ngende umuhutu. Ko nahise atari buyizane. Barafite amafaranga. Ubwo rero haboneka umugabo umwe w'umunyagisenyi wakoreraga muri Provia. Araza arababwira ati Saidi y'unguyu ngewe yajyaga ngurira kunamuguriraga ibikarabira byo hejuru. Yaba ashaka n'amafaranga yamo. Avuga ati ndamuzi ntago ari inyenzi. Barakoranye turakorana ndamuzi.
ubwo witwa Mugoye ashaka kuntema w'intera hamwe, ubwo ngira ngo baramuzi bakatabara. Abanguye umuhoro agiye kuntema, uwo musore azana ingiga yari afite arayikinga. Turazamuka, twahugo yaraje afata Kalisi bari bamwiciye mu maso yanjye mureba gutyo bamutera inkota. Kalisi bamwishe ndeba rwose. Inkota bamutera inkota nkutera inyamaswa. Arapfa. Yaraje aterura Kalisi n'aba Murisho n'aba Sumaire n'abo ba Rashidi bavandimwe baramumarukana baraza bamushyira mu itongo kwa Hamad bariho bamurambika. Noneho za nterahamwe ziri hejuru, Kazehe nibwo yaje aravuga ati Saidi rero, amwe bavuga ngo jenoside ntiyateguwe. Saidi uyu nguyu mama yambwiye ko nzamukiza kandi igihe kirageze cyo kumukiza. Icyo gihe perezida w'interahamwe wari akatabaro yitwaga Benjamin, yari umudivantiste. Ariko Benjamin yari afite umugore w'umututsi w'Imurama. Nabimenye banjyanye mu rugo. Ubwo burije bibaye nka saa 12 bajya no kwa Etienne, baramanuka ngo bajya kwa Etienne naho gusahurayo, bazana amabyeri. Ndibuka icyo gihe Kazehe yamaye byeri ngo ninywe, ngo nta bikini cyo kunywa gihari. Amwe rero Kazehe ngende umusiramu ntago ngwa byeri. Avuga ati gore wihangana, mama yambwiye ko nzagukiza byo kugukiza ndagukiza ndakujyana iwacu ushyire mama. Ariko mama wa Kazehe nabonaga ameze nk'umututsi, ukuntu yari ameze ashoboye kuba ari umututsi. Noneho ubwo banjyana kwa perezida w'interahamwe, bwije ari saa 12 kwa Benjamin. Ugeze kwa Benjamin ari nambaye ubusa nta kintu afite hejuru, ariko hagati aho hari urugo nahungiyemo nambaye nta kintu nambaye hejuru. Mama wa harambwira ngo usohoka utatumenera amaraso hano. Mama simuvuga izina ariko naramubabariye, abimenye ko mbizi. Yarahemutse, umugabo yangiriye neza. Umugabo we mubaje kunyaka nijoro nawe yararimo. Ubwo icyo gihe tujya kwa perezida w'interahamwe, tugezeyo nibwo umudamu wa perezida w'interahamwe yamaye agapira ndambara. Aje arambwira ati rega Saidi, ubu rero ubwo ubibona inandi biwacu babishimuramo ko nanjye ndi umututsi. Noneho abasiramu baraterana bakatabaro, baraza banyaka kwa perezida w'interahamwe. Kazehe aravuga ati umugabo witwa Haji Musa yari afite umudamu w'iwacu Nyanza, niwe waje akoranya abo basiramu baraza baranyaka. Aravuga ati ngenda mujyana iwanjye ntacyo azaba. Turagenda tujya kwa Haji Musa. Haji Musa Imana imwongerere yarakoze pe. Turagenda aramfata arampisha, ariko naho nahagira ingorane nyinshi cyane. Kuko ibitero byateraga biza kwa Haji Musa kugira ngo bintware bijye kunyica. Nibuka icyo gihe hari kuwa 4. Reka nshimire umugabo witwa Kalisi Papa Bu, ari warakoze, Imana izakongerera unari hano byumva. Gushimiye mu ruhame rw'abantu baje ari kuwa 4 babiteguye ko baje gusaka inyenzi. Kalisi arabimenya araza, ashatse no gusohoka icyo gihe ko bateguje musaza, nudasohora inyenzi turakwicana nayo n'abana bawe bose. Niyo aravuga ati Saidi, ngewe aho kuyo nzagutanguke, niba Imana yarageneye ko nzapfana nawe tuzapfa. Haji ni umusiramu pe, wari zamwongereye. Nukuvuga icyo gihe Kalisi yaraje, ari ndi mu cyumba, yinjiye mbere arazahita ashyira inyuma y'urugi, arafungura yega magurita, yari yambaye ikanzu y'umweru. Abwira ati hano muri iki cyumba se hari umuntu murebamo? Na Saidi ntawe. Nibwo rero bahitaga bashaka hose bareba mu byumba barambura baragenda. Nyiragutyo uwo munsi wa 4. Ariko nagambarirwaga nande umugabo twakoranaga nawe uvinimwe na Kalisa witwa Majyari. Barakoranaga, impamvu yashaka kunyicisha barangiye nari umucuruzi ngira ingunguru nyinshi hari mu Gakinjiro. Noneho ingunguru zanjye barazigurisha, aravuga ati Saidi aramutse arokotse yazatwishyuza ingunguru ze. Ubwo rero bashaka kunyica kugira ngo bazimanganye ibimenyetso. Icyo gihe reka ngira icyo nisabira, ngira ngo
abacitse ku icumu, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi dutanga ubuhamya, ariko nisabiraga n'ababibonye batarokotse jenoside yakorewe abatutsi nabo rwose muzagerageze rimwe namwe muzatanga ubuhamya, kuko mu cyaha hafi hariya hari ugize kubutanga n'ubu naramubonye yaragarutse arahari kandi yabutanze neza pe. Rero muzihangane azavemo nk'umwe nawe ajya agerageza azatanga ubuhamya yerekane ko iyi jenoside yateguwe. Bino bintu birirwa babeshya amahanga abeshya ngo ntabwo yateguwe ngo ni ukubera indege ya Habyarimana yahanuwe, barabeshye pe. Reka nshimire inkotanyi, nshimire ingabo zarapiye n'umukuru wazo nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Perezida Paul Kagame ngiyo muvuze banumva ntabona uburyo muvuga. Ni intumwa y'Imana, ni Mose, ni Musa, ni intumwa y'Abanyarwanda, kuko na ziriya ntumwa zindi zatumwaga ku bantu, ntabwo zatumwe ku nyamaswa. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame ni intumwa y'Abanyarwanda, ni Imana yatwoherereje. Reka nshimire inkotanyi, nje inkotanyi ziza kunkura mu nzu sindi vuze ubuhamya bwanjye bwamara igihe kirekire ndahina. Ubwo naje kuva kwa Musa agiye Igitarama njya kwa ntabwo bahamira icyuma, yabanaga n'uwitwa Hasani nawe Imana imwongereye yaramfashije cyane, na ntabwo bahamira icyuma baramfashije. Ubwo icyo gihe inkotanyi zafashe Katabaro hano zirafata, nge navuye mu nzu hashize iminsi 3 barafashe Kigali. Impamvu namaze iminsi 3 uwitwa Kazehe uwo majoro yaratuye mu haruguru y'urugo rw'iwacu. None inkotanyi zimaze kubirukana zibajyanye, Kazehe zaraje aho Kazehe yabaga zibariho ziba. None bajya bavuga nkagira ngo ni Kazehe n'interahamwe bari kuvuga, kandi ubwo ntabwo bacyuma bahunga, ahubwo bayaravuze ngo njyane iwabo Gisenyi. Uwitwa Hasani aramubwira ati ba Saidi umubare yeri yose hariho amafoto yabo, aho wamunyurana bamwica. Ubwo mu minsi 3 narabyukaga ngasenga ko ndi umusiramu nkasari atabaza, ariko bakumva bakavuga ngo ariko hari muri ganzo harimo umuntu. Rimwe baramanuka baraza bakubita urugi rw'igipangu, nanjye mpita munsi y'igitanda, bamena idirishya ikirahure barareba buri muntu, ariko barabati umuntu ahantu hari haryamye umuntu. Ndaceceka barongera barazamuka. Umunsi wa 3 rero inzara yarandiye, ariko ubundi muzaguma hano nzapfira mu nzu, reka nsohoke bode bajye kunywa. Narasohotse, isohoka nkigenda inkotanyi nazo ziba zambonye, zohereza umugabo w'amazuru manini wambaye imyenda yo kwa Habyarimana. Wowe namubwira ni umbabarire, namugoye yarambabariye, nawe umbabarire rwose. Avuga ati nkubabariye iki? Atese ubundi uri iki? Nabwira ndi umututsi ariko sindi ingenzi. Ati rero yari afite umuhoro, ati ngwino njya kugutema rero uvura umututsi. Abamfasha akaboko aranshoreye, anjyanye bitambona umwana w'inzobe wambaye songa mbere yambaye mukota. Mbabare ndekura akintu, ndekura mbonye inkotanyi bene wacu, ese ngenda muhobera uwo mwana ahita ati nibyo ni inkotanyi kumurura akiza. Itanduhuka numva mbaye muzima nk'umuntu. Ndibuka icyo gihe bari barabajyanye Saint Andre, baje barambwira bati rero wowe dore urabona hano ntabwo umutekano waho tuwizeye, wowe genda ujya Saint Andre. Ntabwo njyewe najya mu Nyakabanda n'interahamwe zaho z'abarundi zitwika abantu, ko twari twumva ko mu Nyakabanda interahamwe zitwika abantu. Ntabwo ntoya aho njya mu interahamwe z'abarundi zitwika abantu, ngiye mwanyicira hano. Ati genda nta kibazo, nta kibazo, i Kigali yose turayifite. Aramanutse ngeze hano ku muhanda nawe n'uwitwa Sulaimani wo mu Batayici hano, yewe nabonye ku muhanda wose unuka nta muntu umwe uhari. Sulaimani aramwe sengura cyabaho utwe ngo batwaha bamanutse bavuga ko bakwishe, ubyarangiye ngo twatuzi kwapfuye. Ahubwo ndacyari ubwo nazamutse rongera, ariko sinavuze uburyo abahungu ba Karushara Rose bakoze jenoside hano.
abitwa baruta. Abahungu ba Karushara Roza na Majyariwa bagiye guhiga Twaha, ko Twaha yaragiye yagiye Nyamirambo, babita kwa Kibaya, baramuzana bamumanika ku modoka rwa pick-up bashyiraho umusaraba, baravuga ngo babonye Twaha ngo jenoside irarangiye. Nibwo bazaga bamugejeje kuri Mazi ngo bamukuraho, barangije twabamukwe mu modoka ngo yari ukazara basiga, baramwirukankana baramufata, bamufashe ngo bahise bamushyira mu muferege ngo baramurasa. Uwitwa Peke nawe ngo baramuzana bamuca ngo ibice, barangije nawe baramwica. Rero agira ngo mbabwire ko ubuzima bwacu bw'abatutsi bwabaye bubi cyane muri iki gihugu. Igihugu cyari abagome, ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bubi pe, bwari bubi, ariko nicyerekana ko bwari bubi. Ubundi se n'abo baturage bwavuga ngo ni rubanda nyamwinshi bwabamarira giti, nta na kimwe. Abaho urugero, none se abaturage ba kera babaga barwaye amavunja, barwaye za bwaki, ubu se aha hantu ntihari igishanga, ntimuhazi? Aha niho hari ivomo abantu bavomagaho, hari ibisheke, hari n'urutoki. Ubu nimurebe inzu zihari. Rero ndashimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ndashimira perezida nyakubahwa Paul Kagame ibyiza ahora dukorera, ngira ngo ibyari ibibazo byose leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irongojwe imbere na perezida Paul Kagame, nyakubahwa perezida Paul Kagame yabigize ibisubizo. Uzabihakana azaza bimbaze nzabimubwira, cyangwa nawe azaba atareba. Ni ukuvuga icyari ikibazo cyose yakigize igisubizo, kandi ibyiza biri imbere. Reka rero ndashimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda na perezida Paul Kagame. Ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu, nimugire u Rwanda n'abanyarwanda murakoze. Arakoze Saidi Bicamumpaka ko usize madamu se